mu cyumba yararimo mbona arasutamye, hari umwobo w'imbeba hafi aho. Icyo cyumba cyari kirimo n'inkoko 3 zarariraga, zateraga amagi zinararira. Ngiye kubona mbona inzoka iturutse mu mwobo iza hejuru y'ikiganza cye, avuga amagambo menshi, inyuguti nyinshi. Nukuri nariza ariko nta na i numvaga cyangwa a. Reka da yavugaga indimi nyinshi cyane adahagarara, ariko nkashaka alphabe nimwe nkayibura. Nasubiye muri salo, nari ntwite icyo gihe, nikorera amaboko mbwira Yesu nti mwami Yesu mfasha, iri joro n'urugamba. Nubwo Abanyarwanda bajya bavuga ngo umugore utwite ntiyica inzoka, mu izina rya Yesu iriya yo ndayica. Ndangije none nambara inkweto ngenda nzikurura ngo yumve ko nje. Mugeze imbere aranyikanga, nababwira nti nakubonye. Ndamubwira nti icyo gisimba. Aranseka arambwira ngo ibibazo mfite ntago mbiterwa n'inzoka. Ndababara, nsubira muri salo ndasenga, nsaba Imana kubana nanjye kwijoro niri cy'amahoro rwose nyishima. Tujya kuryama. Tugiye kuryama ndamubwira nti ntuzimye itara, twari tutaragira amatara ya electricité, ducana itara ry'ikirahuri. Manura urutambi ndamubwira nti ntuzimye itara, ntuze kuza kuzimya itara. Yacunze nsinzira ako kanya ahita arizimya bishaka neza, biza bishaka. Kimara kurizimya ku kanya, nababwiye inzu yacu icyo gihe ntago yari pavomye, yari irimo shitingi. Ngiye kumva numva igikururuka kiraje n'inyuma y'igitanda, itara ryazimye, kibiriti sinzi aho ndi bugikure. Narabyutse ndicara ndeba hejuru. Reka twongere tubasuhuze mwebwe mwese abakomeje kudutega amatwi ku gusengerwa. Mwiriweho neza, amahoro y'Imana nabane namwe. Ni Ndacyayisenga Damascene ubasuhuza nkuko bisanzwe. Uyu munsi rero twakoze urugendo rutari rutoya kuva aho gusengerwa ikorera twerekeza aho turi uyu munsi. N'urugendo rutari rutoya, n'urugendo rutatworoheye, n'urugendo rwaye rurerure, ariko kandi Umwami Imana Uwiteka, Imana dukorera, yabanye natwe kandi yagendanye natwe. Tugeze ku musozi mwiza, umusozi witwa Gabata Prayer Mountain. Ni umusozi w'igikundiro, ni umusozi mwiza, ni umusozi wuje urukundo, ni umusozi wuje neza. Wambaza utese Gabata habereye iki? Gabata ni ururimi rw'igiheburayo. Gabata ni hahandi Yesu Kristo bamujyanaga imbere ya Pilato, maze ngo Pilato yamugeraho akamuburaho ikirego, agahitamo kumwoherereza Kayafa. Reka ngarukira aho ngaho. Ndaza kuvuga kuri Gabata aho gato cyane. Hari undi muntu uza kudusobanurira ibya Gabata, ari nawe mushumba w'iri torero tugiye kugeraho. N'urugendo rutatworoheye, ariko koko ni Gabata, koko biragaragara, muribona mu mashusho. Gabata ni Gabata. Muraho neza aho muri uru rugo? Umwami Imana yashimwe. Aha rero ni Gabata turahageze. Karibu tubahaye ikaze. Murakoze kuduha ikaze ku musozi Gabata. Yego. Muradutembereza, muratujyana, mutwereke Gabata yose. Turabona ari ubusitani bwiza. Yego. Turabona ari ahantu huje neza. Yego. Turabona ari ahantu hasa neza. Yego. Ubundi tuganira kuri Gabata. Gabata ni hantu ki? Gabata ni itorero cyangwa se n'umusozi, kuko itorero hari igihe amatorero usanga afite limite, hari umuntu udashobora kuhasengera atari wo muri iryo torero, wenda ngo abe yajya mu busitani bwaryo. Ariko aha Gabata iyi ngiyi ni ukuvuga ngo ni itorero ritarobanura ku butoni. Navuga ngo ni itorero umuntu wese yisangamo, uzi Imana n'ushaka kuyimenya. Yego. Aho hantu arahisanga, ugasanga nta mwuka mubi uhari wamubuza uburenganzira bwe ku Mana. Gerageza usobanurire abateze amatwi gusengerwa Gabata
ni ijambo risobanuye iki? Okay, gabata riboneka muri Yohana ibice 19 umurongo wa 11 kugeza 12 cyangwa se 13. Ni ukuvuga ngo ni ahantu umucamanza witwa Pilato, navuga ko ari ku rukiko rukuru nk'uko tuvugira he, yego, rwari urukiko rukuru, yego, ku buryo uhageze bakakuburaho icyaha baravugaga bati tahire. Noneho rero Kristo bamujyanye ku nkiko nyinshi, yego, ariko abacamanza baho bakagira ubushobozi buke kuri Kristo, yego, baravuga batari ko uwamujyana kwa Pilato, ko tuzi ko ari umuhanga mu mategeko, ko tuzi yuko ari umuhanga mu gushinja ibyaha, ntabwo ubu yamubonaho icyaha. Hanyuma rero ngo bamujyana imbere ye, bamujyanye imbere ya Pilato ngo amushunguramo urukumbi cyangwa se amushakaho icyaha akimuburaho. Niwe rero wahise yandika ngo uyu ahubwo ni umwami w'Abayuda. Noneho bagenzi be rero bakorana cyangwa se n'abandi bari bati wibeshye, si ibyo bintu, ntabwo yari umwami w'Abayuda. Niho yavugiye ngo icyo nanditse nacyanditse. Rero bivuga ngo gabata ni ahantu Kristo yakiniye finale na Satani buheruka kugira ngo atubambirwe, bamuburaho icyaha. Nicyo rero cyari gikenewe, nta munyabyaha ubundi upfira undi. Bivuze ko ahangaha kuri uyu musozi wa Gabata ari ku rusesamanza, mbese ni ku rukiko rusesa, ni rwo rwego rwa nyuma. Urakoze cyane. Uhageze urubanza rwose ruhita rurangira. Oya, Yesu rwose arakurenganura, kuko urabona n'iki gihugu gifatwa. Ahantu hari urukiko ntabwo bahahinduye resitora, ahantu hari stade ntabwo bahahinduye ikindi, byarakomeje hakorerwa ibyo bintu. Rero uru rukiko Pilato yakoreragaho rwahindutse noneho ururenganura abantu rw'Imana. None se ko mbona hari ubusitani bwiza, Gabata naho habaga ubusitani? Ubundi jewe nkunda natire, ni ukuvuga ngo hagiyeho n'inyongera. Ubundi iyo twaje umwami icumu ushyiraho n'agakeregeshwa kawe, ubundi hagagombye kuba hashashe amabuye hose. Ariko kuko nkunda natire nahisemo no gushyiramo ibiti kugira ngo ushyiremo n'uruhare rwa Edeni. Murakoze cyane rero mwebwe mwese abadukurikiranye kuri gusengerwa, yari amateka ya Gabata. Turi kumwe n'umushumba w'itorero Gabata. Mu kanya tugiye kuganira noneho ajye yatubwira uko Gabata yabayeho nuko yayitangiye, ariko kandi aranaduha ubuhamya bw'aho Imana yamukuye. Ndakuraritse wowe duteze amatwi, uyu mugabo mubona turi kumwe ndabizi neza yarwaye indwara yo mu mutwe, yayindi bamwe bita ngo ni ugusara, arasara ku musozi. Ndaguhaye ikaze rero mu kanya agiye kuduha ubuhamya bwe, twicare atuguhe ubuhamya twumva uko byagiye bigenda, nuko yaje gukira, nuko yahawe amasezerano yo gusenga, nuko yahawe amasezerano yuko azaba umushumba. Afite byinshi aza kutubwira. Hariya twahoze tubona amabuye, araza kutubwira ibyariye amabuye. Amakuru ugenda yafite, nawe ndakuraritse ntucikwe, tugiye kuganira. Urakoze cyane. Reka twongere tubasuhuze mwebwe mwese inshuti zacu kandi inshuti za gusengerwa. Umunsi mwiza kuri mwebwe muduteze amatwi. Tubahaye ikaze hano aho turi Itabata. Tubahaye ikaze ku musozi Tabata, Mountain Prayer, aho abera basengera bakaruhuka bakagubwa neza. Tabata ni umusozi mwiza cyane, ni umusozi w'igikundiro, ni umusozi wuje neza. Nanjye ubwanjye nk'umunyamakuru wa gusengerwa nahageze, numva impumuro, numva ndaruhutse. Ntabwo ari jyewe uri busobanure Tabata iyo ariyo cyangwa se ahariho n'icyahakorerwaga. Hari inzobere mu guhanga cyangwa se mu kwita no mu gushaka amazina, nyir'ubwite araza kuhabasobanurira. Uyu munsi rero turi ku musozi Tabata, ariko kandi ndi kumwe n'abakozi b'Imana bo kuri uyu musozi bakora umurimo w'Imana kuri uyu musozi. Ndi kumwe n'ababyeyi, ni umugabo n'umugore. Reka mbahe ikaze muri kino kiganiro tugiye kugirana. Nyakubahwa muyobozi Pastori, tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Mwatangira mwibwira abaduteze amatwi. Twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Nitwa Harerimana Emmanuel, bakunda kunyitirira umwana wanjye w'umukobwa w'ubuheta, Papa Munyana. Uyu rero akaba ari madamu wanjye wo mu busore bwanjye, nawe reka bibwire.
Yesu ashimwe bwoko bw'Imana, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amazina yanjye nitwa Umulisa Claudina, mama Munyana, mfite abana 4, n'inda yavuyemo ya 5, agira n'umwuzukuru, nsengera hano igabata. Manuel ni umutware wanjye, ibindi Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane rero. Uyu munsi gusenga rwa twabasuye, turifuza kuganira namwe. Nzi neza ko mufite byinshi byo gusangiza abateza amatwi gusenga rwa. By'umwihariko turifuza ko mwaduha ubuhamya ku buzima bwanyu. Amakuru dufite muza kutwemera niba ariyo cyangwa se atariyo, atubwira yuko mbere na mbere Manuel yaba yarigeze kurwara indwara yo mu mutwe. Ayo makuru yaba ariyo? Niyo ntago babeshya. Ibyo byabaye mu wuhe mwaka? Mu 2001. 2001 ejo bundi? Yego. Mubana nkuko muri kumwe ubu ngubu? Twarabanaga, twari tumaranye imyaka 4, yasaze ku mwaka wa 5. Yasaze ku mwaka wa 5. Murumva mwari mukiri no mu gihe cy'ubusore mukiryohewe n'urugo, hari hakiri habisi, reka tubivuge gutyo. Yego. Duha ishusho cyangwa se isura ya Manuel amaze guhura n'icyo kibazo. Muri byatewe n'iki? Ndabitangira byose, murakoze. Ni ubuhamya bwose ubwo ngiye gutanga. Yego. Jewe nitwa Umulisa Claudine, wacu aho navukiye nyine ni Nyamirambo, ni naho nize amashuri abanza. Hanyuma twarashakanye, tumaze gushakana tumaranye imyaka 4 nkuko nabivuze. Ku mwaka wa 5 nibwo yagize ikibazo, arwara mu mutwe, arwara ibisazi. Icyo gihe nari niriwe mu rugo, yakoraga mu isoko aho bita muri Amerika Nyabugogo, acuruza imyenda y'abamama. Niriwe muhira, ajyana n'inshuti ze bakoranaga, arambwira ngo bagiye gukura ubwatsi bw'umuntu bahaye nk'abakorana ahantu bita Nyanza. Afata urugendo ngo agiye Nyanza. Natangajwe nuko atigeze agerayo, nagiye kubona hanyuma y'amasaha 2 mbona aragarutse. Ndambwira nese urugendo rurarangiye? Ati ibyo mpuye nabyo biragatsindwa. Nibigenze bite? Ati abantu bose barimo barikora ku mazuru, bakikora no mu mutwe. Ati ibyo bintu bivuga iki? Ndamubwira nti ntabyo nzi. Ati na shoferi unzanye yararimo yikora ku zuru agakora no mu mutwe. Ati ibyo bintu bivuga iki? Ntabyo nzi. Icyanyeretse ko bishoboka ko umuntu ashobora kuba yagize ikibazo mu mutwe, yarambwiye ati nako kana uri konsa kari gafite nk'amezi 2, ati nako karabikoze. Ndavuga nti mwami Yesu mfashe, uru ni urugamba. Ari muri 2001 yafatwaga atarya, atanywa, kandi akaba acecetse, ariko kandi akanangiza ibintu byo mu nzu. Yaratwitse amasaha yo mu nzu, yaratwitse amataburo meza, matora agatwika, ibirahuri byo mu nzu akabitondeka. Wamaze turakora iki? Agatondeka ibirahuri bikamera nka etage bikagera, ukamubwira turakora iki? Ati ndimo ndakora isuku. Ibintu byose yakoraga, iyo wamubazaga yarakubwiraga ati ndimo ndakora isuku. Mbona n'urugamba. Icyo gihe nasengeraga Inyamirambo mu Adventiste, ariko tumaze kwimukira hano Karuma mu Gasyata, twasengeye ku Adventiste ba hano Kanyonyomba niho twasengeraga. Mbona ishyamba z'isiryeru, biba ngombwa ko nihata gushaka Imana. Nafashe inzira ntangira gushaka ibyumba by'amasengesho by'abayirokore. Navaga hano nkajya gusengera aho bita mu Itunda, inyuma y'inzu y'indege Kanombe, iwabo wabarebeka niho nasengeraga. Nkihagerage sinari nzi ko n'Imana ivuga. Umukozi w'Imana arambwira ati umugabo wawe arwaye abadayimoni kandi azakizwa no gusenga. Nagize agahinda, ndavuga nese ubwo umuntu uzamusengera ninde uzamusengera? Ariko nihata kujya gusenga. Twatangiraga amasengesho saa 9 z'ijoro tukarangiza saa 9, nkagera inaha mu gitondo. Nuko ndahasenga, arambwira atazakizwa no gusenga. Bigeze aho ngaho rero, ariko ubwo urugamba niko rukomeye. Yararwaraga, ukabona afashe inzira mu gitondo yakize agasubira ku kazi. Akaba yakora nk'iminsi 2-3, najya kubona nkabona aho bakoranye bamugaruye mu maboko. Nkamubaza nese ibyo bintu bitangira bitatu. Iyo ngiye kumva, njya kumva nkumva ubwoba bwinshi cyane. Ati nkajya nkebuka ikintu, nkumva ikintu kigenda inyuma yanjye, nkagikebuka sinkibone. Nuko bakamuzana. Iyo bamugezaga mu rugo, ubwo urugamba rwabaga rutangiye. Nta kurya, nta kunywa, nta kuvuga. Ibintu byo mu rugo yarabyangije. Hano igabata twagiraga ubusitani bunini cyane, burimo ibinyomoro, buhinzemo imbuto z'amoko yose n'indabo. Igihe kimwe arabyuka ajya ku muturanyi, arabwira ati muntize umuhoro. Umuhoro barawumuha. Araza ahera ku giti cya mbere, aratema ibiti byose ashyira hasi. Narabirebye ngira agahinda, ndavuga nti Mana we, ubu se noneho urundarurwana gute? Iyo yabaga arwaye nafataga ibintu byose bya mukomeretsa, icyuma, ikibiriti, imfunguzo se,
ibintu byose byadanje nkabihisha kugira ngo hatagira ikintu kimwangiza. Ndashimana ko mu burwayi bwe bwo yararwaye jewe nari mfite amafaranga, ntabwo icyo gihe nari mu minsi y'ubukene, ndumva icyo gihe nari mfite nk'ibihumbi 300 mu nzu. Iyo yarwaraga nahamagaraga taxi voiture igahita imujyana kwa muganga Indera, nuko yajyayo nanjye ubwo ahubwo nkaboneraho kujya gusenga, nibwo najyaga mu itunda nkajya guhamagara Imana. Ubusitani arabutema ndangije mbwira Imana nti Mana kuko ubusi umuhoro ndawumwaka guteka icyo ari ikintu gikomeretsa yafasha gikuye mu baturanyi. Senga isengesha umwanya muto mbwira Imana ntimfasha ngewe uriya muhoro ngiye kumwaka. Ndamwegera ndamubwira ntuzi ko ahantu habaye heza, ni rwose ibintu byaduteraga n'imibu, ntiwabona rwose ntituzongere kugira imibu. Ahita nkeka ndeba mu maso, ahita amenya ko nshobora kuba nje kumwaka umuhoro. Yaranduraga ikimera cyose yaba ururabo cyangwa igiti, naho agikuye yari yazanye umunyu akajya ashyiramo n'umunyu ngo icyo kintu kitazanagaruka, kitazongera kumera. Arakarandura najye muhagaze iruhande rwe ntinakiriya gikureho. Agira gutya afata umuhoro awushyira mu kwaha kuko atanyizeraga ko nshobora kuba ntaje kuwumwaka, ashyira umuhoro mu kwaha. Nawe reba imbaraga zo mu kwaha. Nasenze mu mutima nti Mwami Yesu mfasha ngiye kumwaka uriya muhoro, mpita nkumushikuza ndawufata nkusubiza mu baturanyi ndababwira nti nagaruka kubaka umuhoro ntimumuhe, ntago bimeze neza, nabonye yarwaye, biba ngombwa ko tugongera tumujyana Indera. Igihe kimwe inzoka zaraduteye mu nzu, inzoka irazidutera mu nzu. Yari amaze igihe atarya atanywa, nkajya mvuga ntahari nuko nshobora kuba nteka nabi, reka ntekere umutware neza iri joro ndebe ko arya. Natetse inyama nteka n'amafi, ntegura amata, ntegura n'amaji, ntegura ibinyobwa byose ngira ngo mbese byo kureshya umuntu ngo agire apeti. Ameza ndayateguye, maze gutegura ameza yavuye mu kazi icyo gihe yarakoraga. Ahageze arebye ameza mbona agize apeti nk'umuntu ushaka kurya, yegera imbere ahera ku nyama ayishyira ku ikanya, ariko imyuka yararwaye ntabwo yamwemereye ko arya iyo nyama. Yafashe ikanya arayinaga, iyo kanya n'uno munsi wa none narayibuze kuko nayiburanye n'iyo nyama yari iriho. Ndavuga nti Mana uru ni urugamba. Yakundaga kurwara ku bunani, buri bunani akaba arwaye. Iyo nasengaga nabwiraga Yesu nti Mwami Yesu koko ni igiki cyabaye hari se muri iyi nzu? Ese iyi nzu bayiterekereragamo ku bunani gituma buri bunani uyu muntu ahora arwaye. Nuko ubwo rero icyo gihe amaze kujugunya iyo nyama gutya atari y'ibiryo ameza ntiyigeze yegera, yarahagurutse vuba vajya mu cyumba nk'umuntu ufite umuntu umuhamagaye yihuta. Nahise nkuramo inkweto, icyo gihe inzu yacu ntabwo yari pavomye, yari irimo shitingi, ngenda mukurikiye. Ngeze mu cyumba yari arimo mbona arasutamye, hari umwobo w'imbeba hafi aho. Icyo cyumba cyari kirimo n'inkoko 3 zarariraga, zateraga amagi zinararira. Ngiye kubona mbona inzoka iturutse mu mwobo iza hejuru y'ikiganza cye, avuga amagambo menshi, inyuguti nyinshi. Nukuri narize ariko nta na i numvaga cyangwa a, reka da yavugaga indimi nyinshi cyane adahagarara, ariko nkashaka alphabet nimwe nkayibura. Nasubiye muri salo, nari ntwite icyo gihe, nikorera amaboko mbwira Yesu nti Mwami Yesu mfasha, iri joro ni urugamba. Nubwo Abanyarwanda bajya bavuga ngo umugore utwite ntiyica inzoka, mu izina rya Yesu iriya ndayica. Ndangije none nambara inkweto ngenda nzikurura ngo yumve ko nje. Mugeze imbere aranyikanga, nababwira nti nakubonye. Ndamubwira nti icyo gisimba. Aranseka arambwira ngo ibibazo mfite ntago mbiterwa n'inzoka. Ndababara, nsubira muri salo ndasenga, nsaba Imana kubana nanjye ko ijoro niri cy'amahoro rwose nyishima. Tujya kuryama. Tugiye kuryama ndamubwira nti ntuzimye itara, twari tutaragira amatara ya electricité, ducana itara ry'ikirahuri. Manura urutambi ndamubwira nti ntuzimye itara, ntuze kuza kuzimya itara. Yacunze nsinziriye ako kanya ahita arizimya bishaka neza, biza bishaka. Kimara kurizimya ku kanya, nababwiye inzu yacu icyo gihe ntabwo yari pavomye, yari irimo shitingi. Ngiye kumva numva igikururuka kiraje n'inyuma y'igitanda, itara ryazimye, kibiriti sinzi aho ndi bugikure. Narabyutse ndicara ndeba hejuru, mbwira Uwiteka nti Zaburi iravuga ngo nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kwava he? Gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Mbwira Yesu ntimfasha, mu izina rya Yesu iki gisimba aho cyinjiriye kinahasohokere. Ndategetse nticyurire igitanda, ahasigaye nitwikirije amaraso yawe. Ndumva byarandenze, ndavuga ngo umurisa ndaryamye. Ukanya mpita ndyama, shinga Imana ko icyo gikururuka kitigeze nongera ku cyumba cyangwa cyurire uburiri. Buracya mu gitondo arabyuka, n'ibyo byose byaraye bibaye, ajya ku kazi. Ariko muri iryo joro nsubiye mu cyumba, ndagiye kumva numva afashe umuhini wa rakrete wari mu cyumba arakubita. Akubise gihe nari nzi ngo akubise inzoka kuko ariyo nari nsiza iri aho ngaho
yewe nazamuye n'amaboko nti mwami Yesu ndagushimiye. Ariko ako kanya nihuta kureba ikintu yishe, nsanga afashe inkoko ayikura mu cyari ayinaga hirya arayikubita, nsanga ubwoya bwazamutse agakoko kapfuye. Nagize umubabaro nk'umugore utwite, ntababajwe n'itungo ripfuye ariko mbabajwe n'ubuzima arimo. Mu gitondo umuntu abyutse ari muzima aritunganya ngo ajye ku kazi, ndamubwira nti ariko se papa Munyati buriya nijoro kuki utisha inzoka? Arambwira ati nkubwije ukuri kose nishe inkoko, mbona ari inzoka nishe, mbona ni bwa buriganya bwa Satani, mbona ntacyo nabikoraho. Yateye intambwe ageze rwose hafi nko muri metero 100 avuye mu rugo, ngiye kubona mbona ya nzoka ndayibonye kandi yaramaze kugenda. Naratatse ako kanya ndavuga ntayiwe ntidore inzoka. Hanze imbere yanjye hari umuhinzi wari urimo ahinga, arambwira ati guma aho hantu iri ntuhave. Ndamubwira ntiyinjiye mu mwobo, ati uhagarare hitasohoka. Ntiyego. Araza arambwira inaha hari hakiba inka nyinshi, uburenge butaratera ngo inka korora byari bikemewe. Arambwira ati jya ku muhanda, inka zataye amase, uzana amase dushyire muri no mwobo irahita ipfiramo. Ndagenda ndayazana, niko twabigenje kuko bwakeye mu gitondo kuko twumva inzu yanutse nkaho yapfiriyemo, kuri yinuka yapfiriyemo imbeba. Icyo gikururuka kiba kirapfuye kuko iyo gisohoka nari mfite imyenda ngiye gufura, cyari guhita kirya abana bari baryamye imbere y'umuryango nko muri metero 1 baryamye ku kirago. Ariko navuze naho kugira ngo inzoka indire umwana, mfata imyenda ngiye gufura naga hejuru y'inzoka, ndasimbuka mfata umwana. Uwo munsi ndashima Imana ko yandengeye, inzoka ntiyandira umwana. Kuntu nsengera mu Itunda, icyo gihe yigaga muri Kiye i Remera muri universite, bakora groupe y'amasengesho. Baravuga ati rero tugiye gusenga Imana, uyu mutwarase afatwa n'ubu burwayi buri ku bunani, twe tugiye gutabaza Imana yo mu ijuru ngo ubunani ntazarware. Barasenga mu buvumo bw'abantu mu bibare. Ngiye kumva numva telefone irampamagaye ku bunani mu gitondo, bati mama Munyana ntikarame, ati Imana yo mu ijuru yatubwiye ngo iguhaye ubunani. Nubwo se siza nkoko na za dendo na ya mashaza na fanta, ni Imana impaye ubunani. Bati ngewe niyumviye ubunani bwo mu mubiri, ariko umwami Yesu yarampaye ubunani bwo mu mwuka. Ndamushimira yuko byarangiriye neza, kuko kuri ubwo bunani nibwo nabonye ibintu bidasanzwe. Nari mu rugo ngiye kubona bajya baririmba kora sivuga ngo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Icyo gitondo reka mvuge ngo nicyo ari bukiremo, nicyo gitondo none n'umukozi wo mu rugo nawe yabyutse byamufasha. Mwana muto wari ufite nk'imyaka nka 18, ngiye kubona amana afite inkona arakubita icyo ahuye nacyo cyose. Ndetse urimo uragira ute? Ati ndakubita umuturanyi kanaka, ati imbere yenda habona utubindi 2 turimo n'amagi, atarimo araduhuza nkumva ndahiye, akamukubita akamuvuga n'izina. Mbwira Imana ntari kuwiteka Mana, wiyemeje ko umubunani bubi ubu koko ndagira papa Munyana umeze kuriya n'umukozi wo mu rugo. None abanyeshuri barampamagaye bakiye barambwira ngo mpaye ubunani, n'ubunani umpaye n'ubu ngubu. Mu gihe nkiri kwiganyira uwo mubabaro, ngiye kubona mbona muri wanjye ngezeho. Araza arambwira ati Imana yatubwiye ngo iguhaye ubunani, ntiwabyihoreye ngo urebe n'umukozi uko yabaye. Ako kanya tugiye tubona papa Munyana, mbona kuyemo imyenda, kuramo ishati yari yambaye asigarana ipantaro y'itreningi. Yarafashwe n'abadayimoni no bibiragi batavuga, arandembuza aca amarenga kandi ntago nzi kuvugana n'ibiragi. Arandembuza ati ngwino. Ndamwitaba. Mugeze imbere twari dufite ururabo rumeze nk'ikoma, ashikuza ikibabi antuma bike mu marenga. Ndagenda ndayizana. Nako icyo kwandikaho nkizanye nibagirwa bike. Nibagiwe bike we yaciye icyo kirabo kimeze nk'ikoma, ahita yandika isengesho. Ago nzabyibagirwa, yanditse isengesho rivuga ngo Uwiteka Imana, ngo nyibukira akantu gato keza naba naragukoreye, unkure iki gisuzuguro cy'abadayimoni, nzi kutibeshya, nsenze Imana nizeye mu izina ryera rya Yesu, amen. Amaze kwandika amen ashyiraho n'akadomo, aca amarenga arambwira ati soma. Simenye ibintu ambwira, sinzi kuvugana n'ibiragi, ati soma. Noneho ndasoma, ariko ubwo nasomye ndi muri kamere. Ndasoma mwami Yesu, nyibukira akantu gato keza naba naragukoreye, unkure igisuzuguro cy'abadayimoni, nzi kutibeshya, nsenze Imana nizeye mu izina ryera rya. Ngiye kuvuga Yesu yifata atya, aca amarenga, yifata atya, yambuza kuvuga ijambo Yesu. Noneho niyemeza gutangira isengesho, ariko mfite intumbero ko ningera ryera rya Yesu mbivuga ku mbaraga. Mbivuze ngo ryera rya Yesu, nagiye kubona mbona umugabo arigorora, ijisho rihinduka umutuku. Arambwira ngo mureke mbabwire ngiye shitani. Noneho numvise yise shitani, nari ngiye guseka. N'umugabo yita shitani. Ati mureke mbabwire ngiye shitani, ati muri uru rugo hari ikintu kimwe nabahoye.
ati nabahoye ko mwihangana, ati nigeze guhagurutsa intambara n'umuturanyi mufata inzira mujyamo no mu rukiko muraregana, ariko bigeze hagati kubw'agakiza muhita mubireka turya n'inge shitani wari wabikoze. Ambwira n'ibindi ati intambara zose nteza muri urugo murazihanganira, urya n'inge shitani ubikora. Ntabwo nari nzi ko abadayimoni batangiye kumusohokamo bavuga ijisho ryatukuye. Arayije arambwira ati twinjire mu nzu mu mumweyo. Murumuna wanjye ahagaze aho, abana bashungereye, twinjira mu nzu mu mumweyo. Icyo gihe twinjiye mu nzu, tugeze mu nzu arambwira ati mu mumweyo ndawumuha, afata umweyo akubura adasubiza inyuma, anaga hanze ikintu yarebaga agenda areba sinakibonye kandi nari mpahagaze. Akimara kunaga hanze yarambwiye ngo nsohora ibyanjye ngende shitani. Ashyira ku mweyo agira atya arajugunya, ako kanya amaso ye tubona abaye umweru aracya. Arambwira ati mama Munyana ntikarama, ati ndakize, ati pfukama ngo usengere ntikwa jinara Yesu. Uko no kwiyoberanya kw'abadayimoni, wowe unsengera nahubwo we pfukama ngo usengere, ati nyamara reka ngo usengere, ati sinzi ikintu mbaye, ati ndakize. Bivuga ngo nizambaraga zisengesho abana bari barayemo basenga, ni bwa bunani Yesu yambwiye bwari buje. Nuko ako kanya arambwira ati se, ati nisanga he ku isaha? Ndabubwira nti ni saa 5 za kumanywa, ni ku isabato. Arambwira ati iyo tuba tutakerewe tuba tugiye mu gasyata, ngashima Imana ati kuko ndakize, ati hari ikintu Imana ikoze. Kuva icyo gihe rero koko yagiye yoroherwa, niyo yongerwaga gutererwa nyuma yaho ntago byabaga bikaze, kuko yararyaga kananwa ukabona ntago ibintu ari bibi, ariko bitavuze ngo yaje mu nzu y'Imana. Kandi iyo niyo yari intumbero yanjye, naravugaga nti icyampa kaza mu nzu y'Imana, niho hari agakiza, niho yakirira. Igihe kimwe rero nari musize Ndera, mpura n'umukozi w'Imana ngeze munsi y'urugo mu muhanda, sinenzi ko abahanuzi bavuga. Arambwira ati umva uko Uwiteka Imana avuganye nawe, ati umugabo wawe arwaye ibisazi. Ku mutima ntibyo ntawe utabivuga, kuko no kumusohora tumwinjiza mu modoka abasakuza na Gihogo yose kabyumva. Ntaya ni amagambo yabwiwe n'abantu, sinigeze nimenya ko ari Imana iri kuvugana nanjye. Arambwira ngo Imana irambwiye ngo saa 9 z'ijoro ya saha ujye usengaho, ngo Yesu arakubonekera yambaye ikanzu yera ari ku kagezi keza gasa nk'amazi y'ikivu, ngo araza kukumarira ibibazo byawe byose, araza kugugiriza umugabo. Nagize ubwoba, mpita mvuga nti ya myuka rero wa mugabo ajya abona ngiye kuyibona ari jyewe. Ndamubwira nti ibyo bintu uvuze ubimbonere, ni mu izina rya Yesu sinshaka kubonekerwa, mba ndabyanze. Naratashye ngeze mu rugo, kigenda nari mvuye kumugemurira Ndera, ngeze munsi y'urugo ahubwo mpura n'igipusi kinini giturutse ahantu mu bihuru, harakiri n'inzu z'amatongo n'iza 2004. Ipusi irankanga, ni ikintu cyankanze cyakoze nk'ipusi iri mu gihuru. Numva uruntu runciye inyuma, navuze nti mu izina rya Yesu, mpita mvuga nti mwami wanjye Yesu, kubera ukuntu nkwizeye n'imbaraga zikubamo, amaso yanjye ntari burebe inyuma ngo ndebe ikinkanze hagati yanjye n'iki kibazo n'ikinteye ubwoba. Mpateretse wowe genda komeje, numva ndakomeye. Amina. Izina rya Yesu rirakomeye kandi rimara imibabaro nk'uko indirimbo bivuga. Sinashatse kwereka amaso yanjye gushaka kureba ngo ni igiki kinkanze, ndakomeza ngera mu rugo. Ngeze mu rugo nsaba murumuna wanjye yararwariye mu bitaro bya Kabusunzu, yari afite malaria, bamwohereje atashyaza iwacu. Ndamubwira nti mpuye n'umukozi w'Imana, ati amanuri ibi n'ibi ngiri bijoro ndabona Yesu, ati ndakwinginze Bibiliya irambwira ngo umwami Dariyo yiraje ijoro asengera ba Daniel mu rwobo rw'intare, iri joro nta kurya nta kunywa. Amagara umukozi ntiwahishije, ati cyane rwose agatoki gatekanye n'amashaza, nimugaburire abana barye baryame, iri joro twebwe ntago turya tugiye gusenga Imana. Ninginga Imana mu ijuru ngo ntaza kubonekerwa. Nabwirwa n'iki ko ari Yesu uje kumbonekera, atari abadayimoni bigize marayika w'umucyo. Ndabyanga, numva ngize n'ubwoba bwinshi. Abana turabagaburiye saa 9 z'ijoro bari baryamye, ndangije bamagara murumuna wanjye ntidusenga, umukozi nawe yari yiryamye. Yari umukatolike. Ndabwira nti Fifi ngaho senga. Yaratangiye ati ndagiwe n'umushumba mwiza uhoraho ntacyo nzabura. Numva ku karembo ni keza. Arangije ndabwira nti senga. Arasenga aransengera, asengera umurwayi uri Ndera, ansengera imbaraga, ansengera ko ntabugira inzozi nyinshi, ansengera kutabonekerwa. Numva ibintu byose abimaze yonge nshatse gusenga, numva nta kirere cy'isengesho mfite. Ndabwira nti zana Bibiliya dusome. Azana Bibiliya. Nagiye gutombora ntombora Zaburi ya 23 ivuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Ngeze aho hantu nafunze Bibiliya, ntumva nkubwire mwene da, ubu tuvugana Imana ivuganye nanjye. Ariko niba Bibiliya imbwiye ngo sinzatinya ikibi cyose,
ni ukuri kw'Imana ubwoba bwanyishe sinzatinya ikibi cyose n'ubwoba mfite iri joro ngenda abonekerwa funga Bibiliya dusenge twinginga Imana ntaza kubona Yesu ntari kubundi nahise mubwira noneho numva umwuka wo gusenga uramfasha mba ndasenze ngira Imana ntari ku mwami Yesu nteka nkubwire ubundi nuza nijoro aza kumbwira iki ngira ikintu uza kumbwira ikintu cyose uza kumbwira kiri hirya ya Bibiliya urabuvangiwe ikintu cyose waza kumbwira kiri mu ijambo ryawe ntahubwo umva ngusabe nyihera gukomeza no ibyanditswe ngendere mu mategeko yawe kuruta kumbwira ngo urambonekera ndinde wo kubona Yesu na Mose ntiyabonye Imana yayibonye ikiganza ngiye mama Munyana nkabonekerwa ntibishoboka ndasenga ndabyanga tujya kuryama mbwira murumuna wanjye numva nkubwira nturare mu cyumba cy'abashyitsi urarara imbere y'igitanda cyanjye hanyuma saa 9 nigera undinde ubwoba ubu turi kwirukana ubwoba nigera mbere yuko umpamagara ngo uhamagara tugiye guhana ibimenyetso bitatu nicura ndivuruguta ku buriri icya kabiri ndikoroza icya gatatu nibwo ngo uhamagara ati yego saa 9 zarageze nkivuruguta mu buriri yahise aseka terega ndakanuye kukumva arambwira ati se hari icyo warose ku mukozi w'Imana kubwe ngo urarota inzozi nyinshi ubone na Yesu ni ntago narose Imana ishimwe mpita mubwira ndetse we warose ati ndarota nige babihanuriye dushima Imana tubona ijoro rikeye tutabonekewe numva nshimye Imana yo mu ijuru uko ntabonye Yesu numvaga nifitiye ubwoba namusabye gukomezwa ibyanditswe niko yabingenjereje igihe kimwe rero bigemaze kuba mu 2004 muri umwanjye arambwira ati ariko kujya gusenga mu Itunda Ikanombe Kabeza ni kure ati Munyakabanda hari umukozi w'Imana ati yitwa Mutesi Josephine ati nzakujyana ku rusengero rwe ni hariya ku bishingwe bari tujyayo tugezeyo abarampanuriye Mutesi arambwira ati umugabo wazakizwa no gusenga ati hari umurimo wakoraga mu nzu y'Imana wawureka ati wari umuririmbyi ntiyego ati waretse kuririmba bibabaza Imana ariko binezeza Satani atumva uko Imana ibwiye ntikarame Imana yamwe ngo subira muri korari gukiriza umugabo ntibyo byoroshye icyo gusa najyaga mba karuruma nkajya muri repetition Munyakabanda nabona itike imyaka 7 ni myinshi amafaranga yaje gushira nabona itike nayibura nagendaga n'amaguru ariko nkajya ku murimo w'Imana nabyara natwita ntago nigeze nzana impamvu ku murimo w'Imana nakoze umurimo w'Imana nk'ukweramo nk'ushaka ko Imana inkiriza umutware ntago byatinze ndasenga rwose bitarafata n'ukwezi ariko ubwo nahise njya muri korari yitwaga Beraka nyiririmbamo bitarafata n'ukwezi Mutesi abwira abakristo ku cyumweru atari ko mbabaza ibintu biri karuruma ndabona bikaze mureke birasaba ko dutera intambwe tukajya ati ni bande bazamerekeza ku cyumweru barazamura ibiganza aboneka abantu 22 cyumweru cyarageze naratashye mbwira umutware nti ku cyumweru rero ntihari ahantu njyajya bende data mujye muhamya hari abantu badahamya ariko burya inshuro nyinshi kujya gusenga wahisha umugabo aho ugiye ni byiza kumwaturiruka mubwira aho ugiye kugira ngo Imana ninabikora umubwire ngo ni y'Imana nasenze yabikoze jewe rero iyo najyaga gusenga haba mu Itunda haba Munyakabanda nambwiraga ngiye gusenga nuko ndaza ndamubwira nti ku cyumweru aho nsengera bambwiye ngo bazagusura ayisama amafaranga 10,000 by'icyo gihe byo muri 2004 na 5 atuzabatekere ntiyego ndibuka ko naguze migazi ya fanta ubundi ndateka bivamo abantu 22 binjira mu rugo bakigera mu marembo Mutesi yabajije abantu bari kumwe ati murabona iki ati ntacyo tubona ntacyo mubona ati ntacyo tubona ati gendi kubona ibiguruka byose ama insecte ibivumvuri inzuki biri kuguruka bica muri kostara mu madirishya ati no mu byatsi ibintu biri kuzamukamo biguruka ati ijwi ry'Imana ramwe una abadayimoni bari hari hano kandi ibirenge byacu nkuko nahuma bivuga ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza kamamaza iby'amahoro ati natwe amakuru yacu hari ikintu akoza aha abadayimoni bari hano baragiye neza burundu ariko twinjire mu nzu dusengere n'abari mu muntu imbere barinjiye byari byishimo nk'umuntu ubonye abashyitsi bageze mu nzu abwira wari dirija wa korari yanjye ati dirija ati tera isengesho nagize umubabaro abantu benshi tujya tumera gutya ukifuza ko nta wundi wagusengera uretse pasiteri nanjye rero yaravuze ati dirija ati sengera umurwayi umwana w'umuhungu arahaguruka ari umusore amusengera amukoze mu mutwe aramusengera yirukana imyuka mibi arasenga umwanya munini akimara kuvuga ngo amena nibwo Mutesi nawe yasenze irye ariko ubwo asenga yamukozeho papa Munyana ahita akora bya bimenyetso yakoze umunsi wa mbere yafatwaga kajya yikora mu mutwe kikora no kuzuru mbona arabikoze yarabikoze nge mu mutima nkabwira Imana n'Imana we unkojeje isoni abantu bose sinabashyitsi bahise babona ibintu ari kwigira nkumva namubwira ntireka
mbese wikwikoza isoni mu bantu kandi kugaragara kw'indwara niko gukira kwayo. Nuko umugabo Namani agiye kwa Elisa yari azi ko nagerayo ngo umukozi w'Imana ari buze agafata ikiganza cye akarambika mu bibembe bye, ariko ahageze Elisa abwira Namani ati jya kuri Yorodani wiyuhagiremo 7. Ntiyavuye naho ari, ntiyanamukozeho. Natwe rero niko tujya mu nzu y'Imana cyangwa basenga ukumva ko pasiteri ataragukoraho, umuhanuzi ataravuga ngo ubwo nta cyakoreka. Ariko umwana w'umuhungu yarasenze, banatashye yarambwiye ati abantu bose nabakunze ariko uriya muhungu naho tuzahura sinzamubabarira ati yankozeho ndashya ntamena. Ibyo ni byiza. Nuko arasenga, Damascene akimara kuvuga ngo amena, pasiteri aravuga ati nimwumve uko Uwiteka Imana ivuze. Ati Imana yo mu ijuru iravuze ngo papa Munyana yararwaye abadayimoni, aka kanya tuvugana Imana iramukijije. Ati ikimenyetso kuri ibyo ati ijoro araryama sinzire, dore yararagakanuye. Imana iguhaye ibitotsi ugiye kuryama usinzire nk'umwana uri muri beriso. Nuko yavuze ati ikindi Imana irambwiye ngo uzaba umukozi wayo. Imana irambwiye ngo ishyize ibuye ry'ifatiza aha ku musozi wa Gabata, naho haba amarembo y'ikuzimu, aho Imana yashyize umurimo wayo kuko hazaruhukira abantu benshi. Ati kandi igihe kizagera Imana igukuye aho wasengeraga ikwereje gukora umurimo wayo kuko izakugira n'umushumba, bazagusukaho amavuta. Turashima Imana ko ibyo byose umushumba Pasiteri Mutesi Josephine yahanuye nibyo duhagazemo uyu munsi, byose Imana yarabisohoje. Yaramukijije, yamuhaye itorero Gabata, ndetse 2027 nibwo bamusutseho amavuta y'ubushumba. Ibyo byose rero mbishimiye Imana yo mu ijuru yabanye nawe. Imana yangiriye neza, ntabwo nzibuka igitangaza yankoreye. Igihe kimwe yasohoye ibintu yabitwitse mu nzu, imyenda, amavarisi, ibintu byose arazinduka. Niba nawe yari kwinaga muri uwo muriro, ariko naramukurikiye turwanira kuri uwo muriro, nahabonye ukuboko kw'Imana. Ndashima Imana yatumye adashya, igatuma adapfurwa urupfu rutunguranye kuko yamukuye ku muriro amahoro. Nicyo gitangaza gikomeye kiruta no kubona inzoka nabonye mu buzima, nuko Imana yatumye uriya muriro awuvaho amahoro. Ndashima Imana yabikoze. Ubu rero turashima Imana, tumaze imyaka 2027 nibwo yahawe inkoni y'ubushumba. Ubu turashima Imana ko yamugize umukozi wayo, akaba ari byo duhagazemo uyu munsi. Ubuhamya bwacu ndumva bwari ubwo ngubwo, ubundi Imana iduhana umugisha. None nagira ngo nkubaze, Karame, muri icyo gihe cyose urwo rugendo rw'ubuzima wamazemo iminsi umurwaje, wowe ubwawe wiyumva gute? Wumva gutekereza iki? numvaga ndi umunyamasengesho. Ikintu cya mbere nirinze n'ubwoba, kandi nkumva niyemeje kwihangana. Nariyemeje no ko ntazanahukana uko byasa kose, ntabwo nari kumusiga mu kaga. Ndashimiye abinshoboje. Nicyo nari ngiye kukubaza, se nta majwi yumvaga ari agusanga, ntabakugiraga inama batese uzakomeza kuba umugore w'umugabo w'umusazi kugeza ryari, wamutaye ukigendera? Ayo majwi ntabwo yaba yakugezeho? Yarahabaye menshi, ariko nkibuka isezerano ko navuze ngo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Ukumva urabikomeyemo, ukumva uzihangana, wumva uzihangana ko kugeza ryari? Ari urupfu rwazadutanya nk'uko nabivuze, kuko nta na gatoya nigeze ngambira ko namusiga. Nibyigeze binambaho, kandi n'ubu ntibizambaho. Muri ubwo buzima ni nk'iki kidasanzwe yakoze kikababaza umutima wawe? Keretse icyo gihe nyine ku muriro niho nabonye igitangaza. Ibyashyaga byose n'ibyangiritse ntabwo navuga ngo byarambabaje. Nge hamwe n'imvugo y'Imana nabaga mfite imikizere ko izamukiza, numvaga ntegereje iherezo ryiza ry'ibyo bintu kuruta ngo iki kirangiritse ari icy'agaciro. Ntabwo byo byambabazaga. Yego. Uyu byabaye mufite abana bangahe? Yabaye icyo gihe dufite abana 3, ubu dufite 4. Reka tubaze na Manuel. Hanyuma mushumba, Karame, hari ibihe wibuka muri icyo gihe wari umeze uko? Hari ibihe wibuka? Ndabashimira ko nanjye mumpaye umwanya. Impamvu madamu ari we wafashe mikoro mbere, niwe wari undwaje. Nge rero nari narataye ubwenge, ariko burya umusazi uko ameze genda bizi, kuko narasaze ndabizi. Umusazi ntabwo ubwonko buba bwarangiritse hose, hari bimwe abareba, hari ibindi abayibuka. Mbega bafite akanyenyeri kuko ubwenge butazimye burundu. Rero iyo nafatwaga nk'uko ibyo bimenyetso yavugaga, iyo nafatwaga narabimenyaga, nkakora ibyo bimenyetso rwose mbireba ko ndimo mbikora. Hari n'igihe nihwituraga akaba ngiye bikura ku kazi nkatega, nkumva mu birenge harashyushye, nkakora ya majeste, noneho nkahita nza mu rugo. Rero bivuga ngo
ibintu byinshi bimwe nibyo ntamenyaga ariko hari dukeya nagendaga amenya. nk'ibyo wibuka wabayemo n'ibihe? Ibyo nibuka nabayemo ni uko iyo nanywaga imiti namanukaga hepfo Karuruma, nkamanuka umuhanda wose ngenda ntinkonda, mbega narabaye nk'ikidebire kuko iriya miti igira imbaraga, nkagenda nkaza kongera nkigarura. Kandi ikintu nshimira Imana ni uko itigeze yemera ko nkuramo imyenda. Ikindi hari ukuntu abantu dutanga ubuhamya ariko tugasa nk'abapfunyikiye abantu amazi. Ubundi gusara kwanjye uyavuze ko nasaza akandwaza, ariko jye imva n'imvano yuko nasaze n'injyo uyifite, kubera ko nkurikije ibintu Imana yankoreye, ukuntu yandinze 94, ukuntu intambara yabaye ndi umukristo w'umusore mwiza, ukuntu Imana yanyubakiye urugo intambara irangiye. Ariko nafatira ingero ku bantu bakoreraga Imana icyo gihe, ibyo bakoze byatumye nzinuka urusengero, nzinukwa no gusenga, mpita baravuga ngo ni ukugwa. Navuye mu buntu bw'Imana njya mu byaha, ndashayisha muri makeya. Byaje ari igihano kuko genda byemeza, kuko n'ijambo ry'Imana rirabivuga. Ikintu nkiri muri Adventiste, isomo nakundaga gutindaho cyane nkarikoraho analize nkumva rinteye ubwoba, ni kuriya gusara kwa Nebukadinezari. Niho hantu nageraga nkatinda, ntese umwami asarate, umwami yamaze imyaka 7 mu ishyamba gute, nta uzi ko adahari, nkumva birandenze. Ariko byaje kuntangaza, burya icyo umuntu atinya nicyo abona, nicyo kimubaho. Iyo myaka niyo narwayemo, nanjye 7 narayifunitse. 7 rero bivuze ngo iki? Bivuze ngo ukuriya Nebukadinezari atahaga Imana icyubahiro ngo ayubaha, ahubwo akibona, akiyemera, igahitimo misiyo yo kujya kurishanya n'inyamaswa mu ishyamba. Mu buryo bw'umwuka nanjye ubwo nari nagiye mu ishyamba kurishanya n'inyamaswa. Kubera iki rero? Kubera yuko ntari nkiri mu bushake bwayo, kandi yaraharaguye ingabo nyinshi kugira ngo indinde. Bivuze ngo rero iyo myaka 7 niyo nanjye narwayemo. Najyaga nsoma ijambo, hari ijambo burya utaye umurongo cyangwa se utambikiriye, ijambo riri mu gutegeka kwa 2 28. Ni ukuvuga ngo havuga imigisha umuntu azagenda abona niyubaha Imana, imigisha azagenda yakira. Ariko no kuri 28 ku murongo wa 28 hakavuga ngo Uwiteka ngo nutamwumvira ngo azaguteza guhungetwa, aguteze n'ibisazi. Niko handitse, aguteze n'ibisazi. Bivuze ko wanze kumvira Imana ikaguteza ibisazi, ikanteza ibisazi, kuko yarankundaga kandi n'ukuri kwirarira n'ibibi. Nasengaga neza, ariko manwe kugira ngo abantu bakurikiye gusenga rwabaze kubyumva neza. Yego. Bivuze yuko mbere yo kugira ngo sare wari umuntu w'Imana, wari umuntu wubaha Imana. Nari umuntu wubaha Imana, ndi muri korali pe, ngerageza ntavanga ibintu, ahubwo nzira abantu babivanga. Nyuma yahuza kugwa uva muri korali ukora ibyo wishakiye, njya mu kabari, njya mu byaha bikomeye cyane. Nubwo ibyo birori nabaga nagiye mu byabo twakoranaga nibyo kunywa inzoga iyo za Nyanza. Rero ngezeyo akandi kantu nibutse, wavuga guti wibuka iki mu byakubayeho? Ndibuka ko twagiye Nyanza hariya hafi y'ibigega, tunywa amarwa mu kibindi kinini. Nkisomaho nibwo nahise numva ntazi uko mbaye, n'umuheha nsomaho gutya n'umuheha, mpita numva sinzi ukuntu mbaye. Noneho mpita mva mu bandi njya ku muhanda. Nibwo rero natangiye kuzunguruka umuhanda. Noneho abantu b'inshuti zanjye baranyemeraga, kavuga bati Manuel ni umufilozofe, ubuse yagiye gufilozofi biki, yesari kumbe nasaze. Rero igihe bashakiye gutaha baraje basanga ndi ku muhanda ndimo ndazunguruka, banyitegereje babona nagize ikibazo. Nibwo bamfataga banzana mu modoka bangeza hano bwije. Ikintu nibuka nuko naraye nsakuza ijoro ryose mvuze induru, mbwira madamu ngo dore abasirikare baje kumfata, nkabwira madamu ngo dore intera hamwe zifite imihoro. Mbega ibintu nk'ibyo ngibyo
nibyo nabonaga. Burya umusazi nawe agira amayereko, hari ibintu aba areba. Abantu nibabona umuntu agenda yivugisha yasaze, burya hari abantu hari ibibazo abasubiza baba barimo kumubaza abareba. Ibyo rwose ndabyibuka. Rero bivuga ngo gusara kwanjye byakomotse mu kuva mu buntu bw'Imana. Imana rero yemeye kungaruza izo military police zayo kugira ngo insubize mu gisirikare cyayo. Bivuze ko Imana yaraguteje ibisazi ari inzira yo kugira ngo Imana yanyuzemo kugira ngo wongere ugaruke mu nzu yayo. Rwose ni nako ijambo rivuga kereka utazi kubisoma. Imana wayitambikiriye ifite uko ikugarura. Burya na Sawuli yisha abantu ararunda akica abasenga, ariko ngo bahuriye ku musozi Damasiko ubwiza bw'Imana bumurasa mu jisho riraturika. Ihita rero ivuga ngo Sawuli undenganyiriza iki? Urinde uwo ndenganya ngo nige Kristo. Tese twahuriye he? Ngo igihe urenganya abanyambaza abansenga burya n'igihe uburenganya. Rero kuva uwo munsi nibwo Sawuli yahise akizwa, ariko ririya jisho akarihorana ry'uburakari bw'Imana kubera yuko yari yarayibabaje. Yego. Hanyuma rero Manuel, urugendo rwawe rwaratangiye, banza kugira neza biragukiza. Yego. Mba muzima no kuri. Ngira ngo hagana mu mwaka wa 2006 2007 nge nibwo nagize umugisha wo kukumenya. Yego. Nakumenyeye mu itorero Jovanisi. Yego. Damu yavugaga. Yego. Kimwe mu byo nibuka nigeze kubona uje mu itorero Jovanisi wikoreye amabuye abiri ufite n'inkoni. Oya ni rimwe, nibuye rimwe n'inkoni. Iryo narizanye no muri fuso. Byari bishatse kuvuga iki buriye? Ubundi hari ukuntu abantu b'Imana, iyi Imana idukoresha, ubundi hari igihe twe tuzanamo umugaga. Ntidushake kuba hydraulique ahubwo tukazanamo ubumekanike. Rero icyo gihe mu itorero nkihagera bari barahanuye ngo nzakorera Imana ibintu bikomeye bikakaye. Ubwo rero ikinkiza yahise impano y'ubuhanuzi. Ni ukuvuga ngo nahanuraga mu bimenyetso. Niba ari urutare mbonye ndimbura, nuko narurimburaga nkumva ndanyuzwe. Imana rero ihangejeje itangira kunkoresha. Nibwo rero uriya mushumba wacu Mutesi yari ari kumwe n'abandi b'abagabo, ariko Imana ishaka ko ari we umushumba, ariko bo ntibabyumve. Kavuga bati ibi ntibibaho, nta mukobwa watuyobora turi abagabo, mbega ntibabyumve. Rero nibwo Imana yatangiraga kunkoresha, irambwira iti hari kwa Yesaya igihe Imana yatumagamo iyo Samuel yarambwiye ngo niuzuze ihembe ry'amavuta ngo imutume kwa Yesaya. Bari muri confusion, bavuga batari kuzaba umwami ninde. Icyo gihe Jovanisi yari muri confusion kandi yari yaramaze kuntoranya, itangira rero kunkoresha ya mirimo bahanuye. Gusa ikimbabaza nuko uyu muntu aguhanurira ngo Imana ikugiriye neza, akaba ari uzakugirira ishyari abonye ya neza ikugiriye, kandi we wabihanuye. Agahanura ngo Imana izagukoresha ibikomeye, wabikora akajya avuga ko wasaze. Biriya birambabaza n'ukuri kw'Imana, mwabiretse koko. Noneho rero nibwo yambwiraga iti uriya mukobwa n'umushumba, irabimpishurira. Nibuka ko umushumba aba afite inkoni. Inkoni igondoye nkuko nabonaga iriya Kristo yabaga afite. Imana irangije irambwira ngo ukora iyo nkoni, nurangiza uzayijyana. Icyo gihe hari mu kwa 12 turi muri veye. Noneho irambwira ngo uzajyana iriya nkoni uyihe uriya mukobwa, bigaragare ko ari we mushumba. Noneho kuko umurimo wanjye uremereye. Sinzi umuhanzi waririmbye ngo icyaha kiremera nk'amabuye, ariko n'ubundi itegeko riremera nk'ibuye ubundi. Nuko rero Imana irambwira ngo ubashyirire ibuye. Iri buye uriho abagabo, kuko ari abagabo bafite imbaraga kuruta uriya mukobwa, wazajya baha amabwiriza y'ibyo bakora bikakaye mu murimo wanjye. Noneho nawe atanga amategeko. Nicyo kigereranyo yampaye. Ibuye ryari riremereye ku buryo nagiye kugura irange irimo ibimbwira. Ubundi uri mu mwuka abantu bababona basaze, kandi nawe kuko ubona uri umusazi nuko ubimenya nyuma. Nuko noneho njya kugura irange, Imana irambwira ngo andikaho Jesus. Iri ryanditseho Jesus kugira ngo batazahera muri confusion bibaza ngo ibi ni ibiki. Byo byose barize.
nibasomaho iryo zina bazakora analize cyangwa ubushakashatsi bibaza impamvu iryo zina ryanditse kuri iryo buye. ahubwo ngize ikibazo cy'amatsiko, reka mbaze madamu yarahari iryo buye uri muri tunganya urikora yarahari. Madamu ntabwo watekerezaga ko yongeye ashobora kuba yabasubijweyo akaba yongeye kugira ya ndwara? Siko bitekerezaga cyangwa yabanza kukubwira ati hari ikimana imbwiye gutya na gutya? akimara gukira Imana yaramukoresheje kandi itimugira umuhanuzi cyane cyane akaba umuhanuzi w'ibimenyetso cyane. Yarabikoraga rero nkabona ari kumwe n'Imana nkumva nge ntago biri kungusha. Wumvaga nta kibazo bigutwaye? Nta na gitoya. Oya, ibyinshi nanabikoraga mwihishe kuko burya ibintu by'Imana ahanini ubikoza abantu bakureba, hari n'abajya baguseka ukabireka. Na n'uyu munsi hari ibintu nkora abantu batandeba nkabigaragaza kuri tele nabirangije ariko batabonye uko nabikoze. Nuko ibuye rero rishyikirije abagabo babwiye ko bazabigenza. Ibuye umva ibitangaza byabayeho. Ukaho Jesus mbyandikaho. Ngo fata na ririya buye, mfata amabuye abiri manine yiburugushuye. None ririya najyanyeyo umuntu uza mu ndiba yaryo harimo akantu kameze nk'ibaraza, niho nanditse Jesus hatazajya hanyagirwa. Nuko noneho irambwira ngo iribuye rimwe urarisiga hano, ngo irindi urarijyana hariya. None yari yaramishuriye mbwira ko ndi umushumba kandi nundera nawe arundi. None irambwira rero ngo ririya buye aba ariryo ujyana. Ibuye ndaritunganya none ndibaze ntari ku busina rwaye kweri, ubu simfite ikibazo. Ariko mu gihe nkiri muri confusion hari umugabo w'inshuti yanjye Imana imumugisha niba yaranabivuyemo Imana imugarure nkuko yangaruye. Ngiye kubona mbona azanye fuso, araza ati papa Munyana ati biti ni byiza, ati ko tutajya muri vesi mpita nkubita agatima, ino ufite imodoka se? Ati ndayifite. Ndavuga ntari kuzi ko ari Imana yankoresheje. Ini rero hano ntihari ikintu nshaka kunteruza. Aje asanga nibuye nashyize mu kantu kameze nka yafire, urabona ziriya fire batwaramo baro. Nafashe fire nshyiramo ryabuye kugira ngo umuntu abone uko ariterura. Twarariteruye turigeza ku muhanda bitugoye. Yaratwaraga fuso iriya yaronge shashi. Nuko noneho turayiterura turikira amata, ariko se ibi bintu ni ibikinisha urukundo rwose mbabarira. Mfata na ya nkoni, ubwo jewe mfite mapu Imana yampaye. Mfata na ya nkoni nyishyira muri fuso, nambara costume neza, nambara neza. Nukuri ntago bimeraga ko ndi muzima. Nubwo nakwambara umweru hose utarimo ikizinga baraba bati umuntu n'umusazi. Kandi Imana yarambwiye iti n'ubundi n'abantu uzajya uyobora bazajya bahora bavuga ko usaze ujye wihangana. Kubera ko impano y'ubuhanuzi ni ikintu gikomeye cyane, imeze nka mubyara wo gusara. Wari mu mwaka 2006-2007? Yego. Noneho yatse imodoka turagiye. Tugiye rero igitaramo ubwo cyari cyashyushye cyo kuri Noheli. Turagenda dupakinga imbere y'urusengero. Ndari namwe ntumva rero ati nteruza ari nobuye. Imana irambwira ngo abantu urabaza uko bateye, iribuye murariterura utitaye gahunda y'itorero, udafite isoni, utavuga ngo abayobozi niki, mugende murikire ku gatuti. Numara kuri harambika uhagarara iruhande rwaryo, ibindi ndabikubwira. Hanyuma niyo nkoni rero. Nuko noneho mbwira wa muntu nteruza. Yaranyemeraga ko yarakijwe vuba, yabonaga ndi umusaza w'umusiniya nyine mu bya Yesu. Nuko noneho arari interuza. Twinjiramo bafatanya amaboko ku runana. Icyo kintu ndakibuka. Twarinjiye none ndamubwiye nti wowe nta kuvuga ngo ni muduhe inzira, uzajya ukora ku maboko y'abafatanye barekurane dukomeze. Twagiye twagera ku bafatanye basenga bahumirije baramya bari mu mwuka, noneho babona dutambutse ngo kwa generalise twagenze tugera ku gatuti batokesha. Ni nk'ibi by'uyu mudamu nawe yarangoye, yagiye kwemera ko nakize, ubu naravunitse mw'abantu. Cyakora ndashima Yesu, ni umugabo mwiza. Noneho turagenda turigeza ku katuti, genda hasigara nk'uko Imana yari yabimbwiye kuko usaze nta umutera inkunga. Rukundo ajya mu materaniro nawe ndahagarara. Icyo gihe uwungirije Pastor Mutesi niwe wari uyoboye gahunda. Bitaga Papa James. Yego.
noneho ubwo ahita ahagarika ibiganiro byose. Yasobanuye ibintu nakoze, ndavuga uyu muntu twari kumwe ahari, avuga uko byanditse mu ijambo ry'Imana ibintu byose nakoze ngira ngo nasaze. Nanjye nibwo nasobanukiwe ko ari ijambo nari ndimo nshyira mu bikorwa. Ubwo buhanuzi, bundi ubuhanuzi bwose butasa n'ijambo burya buba bupfuye. Nuko arabisobanura ati ibi rero umukozi w'Imana akoze, ati nibyo, atahubwo genda tangaye, ati nta kintu na kimwe Imana itamukoresheje muri bakozi, ati rero ntabwo yasaze. Nuko asubiza abantu muri muda, ariko hari yarameze nk'ugarura abantu kuri gahunda sinamenye. Inshuti zacu rero, inshuti kandi zagusengerwa, ndagira ngo tubabwire yuko aya mateka ari amateka maremare. Uwo mugabo avuze twa Papa James muraza kureba kuri YouTube channel yacu gusengerwa, muraza kumubonaho. Ni wa wundi duherutse kubereka ejo bundi uri mu kagare, ufite ubumuga bwo kugenda mu kagare, nawe Imana yamukoreye nk'ibyo yakoreye Yobu, yamugiriye ibishari, ariko nta kundi icyo Uwiteka gukoreye nta kindi urenzaho. Papa James rero asobanura ibyo byose, nk'umuntu twari kumwe. Nanjye numva nguwe neza. Amaze kubisobanura rero ubwo yarahagaze iruhande rwanjye, ndamubwiye nti hari ikindi mvuga, ati nta kibazo. Yari umugabo rwose mwiza, ati nta kibazo. Mpita mpamagara umushumba, ndamubwiye nti ngwino hano, ndamurembuza. Araza mfata ya nkoni nari mfashe ndayimuhereza gutya, nta kindi kintu navuze. Noneho maze kuyimuhereza numva umwuka arambwiye ngo sobanura ibyo bintu. Ndamubwiye ntumva rero pasiteri, Imana yambwiye ngo nguhe inkoni niwe mushumba. Intumva rero namwe mwabagabo mwe, mpamagara, nagiye mbarobanura ikagenda ibanyereka abitwa ba Kadage, ba Aimable, ba Ruwi, bandi benshi. Yagendaga itusha Mbega ishyiraho agafureshi, turiya nkamuhamagara, uriya nkamuhamagara. Noneho baraza bajya ku gatuti, ndaje ndababwiye nti muterure iryo buye. Barariterura, ntiri muri zamure, ariko ryari ibuye yangu. Barariterura barifatira mu kirere gutya. Ndaje ndavuga nti rero Imana yambwiye ngo mwabagabo mwe, nubwo muri banini, nubwo ari mwe bagabo kuri uyu mukobwa, mwe nta mushumba uri muri mwebwe, muzajya mufasha umurimo w'Imana, iryo buye n'umurimo w'Imana muzajya musigasira. Noneho n'abakababwira uko muzajya mubigenza. Imana irangije hamwe ngo ujya kwicarira. Singe wahera, ngo ndagenda ndicara, ibyo bikoresho barabibika, mba ndabirangije ibyanjye. Nkomeje rero gusengera muri Giovanisi, nitwa umusazi, ariko ngenzi ko nakize, nkoreshwa n'Imana ibintu bikomeye. Hatangira no kujya nsengera abantu abasazi, bati mu mukire wa wundi wize kuri cya kigo cyo gusara, buriya wenda zibyo ari byo. Nuko nanjye ntangira gusengera abantu bagakira. Arakoze cyane Manuel, ngira ngo murumva ko ari urugendo rurerure, ariko kandi nkuko abibabwiye ntabwo ntacyo abeshyeho, koko ibyo nanjye ndi umugabo wo kubihamya ko 2006 2007 azana iryo buye mu rusengero n'inkoni, nanjye nayibonesheje amaso yanjye, nari impari, nanabibonye n'amaso yanjye. Hanyuma rero Manuel Karame, uyu munsi wa none ahangaha uri ku musozi Tabata, umusozi Gabata. Ni Gabata, umusozi Gabata Prayer Mountain. Gabata Prayer Mountain. Yes. Gabata wundi niki? Iri ni izina Imana yampaye, imaze kunkiza, yarambwiye ngo ahangaha nkukirije, mpashyize itorero. Ntangira kuzana rero byinshi ntese ko nta mashuri mfite. Urabizi ko Imana yibwiye umuntu ibintu bikomeye izamukoresha, aratangira ati nkanjye yo kwa Yowasi, nkanjye udashoboye, nkanjye umunyantege nke. Na Mose yigeze gushyiraho impamvu ngo nkanjye udidimanga utazi kuvuga. Nanjye yo nashyizeho impamvu mbona ahari sije ibibwiye cyangwa se n'Imana, ariko irambwira ngo hano mpashyize itorero. Ikimara kubimbwira rero nibwo yampaga n'izina ryayo ry'iryo torero. Ntangira kumva ijwi rimbwiye ngo ni itorero ryitwa Gabata. Se Gabata ni iki mwuka byarimo? Buriya rero inshuti zanjye mujye mukunda gusoma ijambo ry'Imana. Buriya abantu benshi uko badasoma, hari ibintu byinshi bagira bishya kandi ari ibintu bisanzwe. Byaba bakabyita bishya kandi nta kiriho gishya. Ukundeho kuko burya muri Adventiste ni abantu biga Bibiliya cyane. Nari narayize pe. Noneho nibuka ko umwuka aranyobora njyana muri Yohana 19.
umurongo wa 11 kugeza 13. Imana itugire neza. Gabata nsanga ni igiheburayo, ariko ngo ni ahantu Pilato yashakiyeho Yesu icyaha ngo akimuburaho. Bivuga ngo niho hantu hanyuma Yesu kumushidikanyaho byarangiriye, aho hantu kuri urwo rukiko. Rero ndavuga ese iri torero ryitwa urukiko, iri torero nzita aha hantu hakoreraga umuntu utazi Imana witwa Pilato umugome, iri torero rizaba ari bwoko ki? Ariko irangije irambwira ngo ni iryo zina ryaho. Mpita ryandika, mfata akantu k'agapapuro ryandikaho, ndaje ndishyira hariya. Imana ikajya imbwira ngo iryo ni izina ry'itorero ngo uhaye. Ubwo rero niho Gabata ryavuye. Abaduteze amatwi kuri kugusengerwa, ngira ngo Gabata murahabona, ni ahantu heza cyane, hari natire, hari ubusitani bwiza cyane. None se Manuel Karame, ibi byose bikorwa kugira ngo uhashyire natire imeze gutya, uhatunganye neza gutya, ninde wagufashije gukora ibi ngibi byose? Navuga ngo wampamagaye niwe wamfashije, kuko ibi bintu byose gufata isambu ingana ityo ukashyiramo ibi bintu, ubundi uretse kuri no leta ya Kagame ugira isuku, Kagame ukunda natire, buriya nanjye ndamukunda kuko hari ibintu byinshi duhuza. Ni ukuvuga ngo aho avugiye gutera indabyo, avugiye gukora jaride, byari bindimo. Ninjye muntu rero wa mbere, nta gihembo nshaka, sinshaka no wongeraho ibindi bintu, ariko nijye muntu wa mbere wakoze jaride ngari nini, abantu babireba bakavuga bati uriya muntu umusazi koko. Urabona ahantu yapfushije ubusa, biya byatsi ateramo azabigira ati. Imana rero impamvu navuze ngo niyo yabimfashijemo, ni uko abandi bavugaga ko nasaze, nayo imfasha gusara nkora ino jaride. Ninjye wayikoraga, ubundi ibintu bya jaride gusa uwo nayikorera sinzi ko yabona amafaranga yo kumpa, ariko nabyo ni ibintu bindimo. Utunganya ahangaha Gabata, yego, we wenyine n'umuryango cyangwa se na madamu, yego, arakuvuna, yego, ukora byose wenyine, yego, yaho Imana iguhamagariye uwo murimo. Yego. Uyu munsi none ahangaha ufite itorero ryitwa Gabata. Yego. Mu itorero Gabata se ubuzima itorero rimeze rite, ribayeho rite? Okay, mbajije ikintu gikomeye cyane. Mu buryo busanzwe itorero mu Rwanda, ahubwo imbazo uti itorero ry'Imana mu Rwanda rimeze rite? Rifite ibibazo. Rero nkaba nakubwira ngo ahubwo dusenge Imana ishyire mu murongo, cyangwa se ihwiture abatabireba neza, kugira ngo itorero ryongere rijye kuri gahunda. Kuko itorero Gabata rifite ibibazo nk'iby'ayandi afite, ariko ikindi iryo rifite umwihariko kuko nta muterankunga rigira. N'ubundi rero n'igihe wisihingaga muri ryo, nuje akaza bamwe bakamushuka bati hariya nta Mana ihari. Buriya sinzi abantu duteye ukundi. Umwuka wa Gitobiya cyangwa wa Batobiya wabayeho kera, n'uyu munsi uri mu bantu. Ugasanga rero ndagenda ngira abakristo bakeya, ariko birampagije bw'uburo bwinshi. Rero itorero aho rigeze ni uko ndimo nsenga ngo bizongere bijye kuri gahunda, gusenga kongere kubeho kwisanzuye, abayoboke bazamfashe dukore ibisabwa kugira ngo twuzuze inshingano z'icyo badushakaho. Nk'abazi amateka y'ubuzima bwawe, bazi ko wagiye ugera mu buzima ukaba umusazi, abantu bakabimenya. Uyu munsi wa none ahangaha ntabwo bagukuzana intege, bagushyiraho urucantege, cyangwa se ngo bavuge bati dore ni kwa torero rya wa musazi? Oya, ibyo ntibyabura mu rwongorero hirya, ariko Imana iyo yagukuyeho amabyi y'abantu, niko yabwiye Ezekeri, ishyiraho n'ibimenyetso bibemeza. Buriya ufite amagambo menshi kuri njye ko ndi umusazi, ishobora kumpa message nkayikuzanira, ugasanga ntabwo ndi umusazi. Niko yihesha icyubahiro. Yego. Muri ibyo byose, muri urwo rugendo rurerure, muri ubwo buzima butandukanye wagiye unyuramo, hari ibintu byinshi Imana igusezeranya kandi yasohoje. Yego.
ni nk'ibiki Imana yaba yarakubwiye uyu munsi wa none ahangaha ukavuga uti ndi mu masezerano y'iby'Imana yansezeranyije? Ariko nawe urimo urabaza nk'umunyamasezerano, uzi ko nawe yansezeranyije byinshi. Ikintu cya mbere yansezeranyije ko nzaba umushumba, icyo nyihagazemo. Insezeranya ko izampa abana bafite ubwenge, icyo nyihagazemo. Imisezerano ry'uko umwana wanjye w'ubuheta, icyo gihe yigaga mu wa 4 primaire, azaba mu gihugu cya Amerika, ubu niho ari. Ibyo byose yarabishohoje. Hanyuma insezeranya yuko kuri uyu musozi hatazabura abantu, nubwo ubu ari muri covid ariko baraza bakansura, nkababwira nti twe twihanganye gatoya tutica amabwiriza ya covid, ariko ibyo byose ni ibintu bisoza nkabibona. Kandi yagiye mbwira n'ibindi, mbwira inzu nziza, iyo ndacyayitegereje, imbwira imodoka, iyo ndacyayitegereje. Rero ibyo yashohoje ni byinshi. Imbwira ko izankiza inzara, ubu nta nzara ngira rwose, turarya tugasigaza n'imbeba nazo zikanezerwa. Rero ibyo yashohoje ni byinshi, ndayishimira. Mama Munyana, hari ikintu wibukiraho Imana uyu munsi ukavuga uti Imana uko byagenda uko ariko kose nzakunambaho uko wambereye Imana mu gihe nk'iki ngiki? Murakoze. Icyo nyibukiraho ni uko imvugo yayo ngiro yambwiye ko izankiriza umutware iramukiza. Icyo nta n'ikindi kikirenze, kinezeza umutima wanjye kuba ndi kumwe n'umutware ukijijwe. Nanjye byaramburnye nsenga, ariko nabonye umusaruro w'isengesho, icyo kiranezeza cyane. Uyu munsi wa none ahangaha iyo ubonye umutware wawe ari umuyobozi w'itorero Gabata, ukibukana bya bihe byashize ari ku gasozi yasaze, imva mutima zawe zibariziye, wowe wiyumva ute wowe? Mpita mvuga ngo yakoze ibi ngibi bizakora n'ibindi. Noneho rero ubu uri umudamu w'umupasitori cyangwa se w'umushumba. Yego. Ni iki wabwira abadamu bagenzi bawe bafite abagabo b'abashumba, bafite abagabo bayoboye amatorero? Nababwira gukizwa kandi bagakizwa neza. Kandi ababyeyi bose aho bari, baba abamama pasiteri cyangwa abamama basanzwe, bagakunda Imana no gusenga no gukizwa. Ijambo ry'Imana, mbese ijambo ry'Imana, ijambo ryose yanditse irarisohoza. Ubu nubwo bimeze gutya ndi umufasha w'umushumba, ariko nkunda kuririmba, ndi umuririmbyi, ariko nkaba n'umuvugabutumwa. Kuvuga ibyanditswe byera rero, kuvuga Imana uko iri, binezeza umutima wanjye, kuko niba ubwiye umuntu ukabona yahinduka, ibyo bintu bijya binezeza ko hari nanjye abo mpindurira kuba abakiranutsi, nkabona biremeye, mba mbona aribyo byishimo. Yego. Nka madamu pasiteri, ni iki cyakugoye umutware wawe amaze guhabwa izi nshingano? Ni iki cyakugoye mu buzima ukavuga uti cyo ndumva kingoye rwose, ntabwo nari nkimenyereye ariko kirangoye? Keretse nk'ayo mazina bamwitaga yangoyeho nabwo igihe gitoya kumwita umusazi, ariko nkibuka ko Imana yabicishije muri Mutesi ikamubwira iti nguhamagaye mu bwoko butagonda ijosi Ezekiyeli we, byanditse mu gice cya 2 cy'igitabo cya Ezekiyeli. Ati ntuzatangare n'ibicarana n'abantu no ku gatuti bakakwita umusazi. Ibyo byose babisohozaga, Imana yarabitubwiye mbere. Ati bazajya bakwita umusazi, nanjye ntereye hamagara de mu mwuka. Rero kuba umuntu yakuhamagara muri rya zina wahozemo, Abigayire niwe wageze kwa Dawidi ameze kuba umwamikazi, bagahora bavuga ngo yahoze ari Mukanabari. Yahoze rero ntigiva mu bantu, yahoze ariko ntabwo itugusha. Hamwe n'ijambo turushaho kureba Yesu tugakomeza, nta kibazo njya ngira, ahubwo ubunuzuye umwuka wera n'umunezero. Yego. Marangwa, turimo turerekeza ku musozo w'ikiganiro tugiranye. Abantu bose imiryango irafunguye muri Gabata, cyangwa se hari abo mutemerera kuhagera cyangwa no kuhasura? Oya, abantu bose imiryango irafunguye muri Gabata, kuko niryo sezerano Imana yampaye. Yambwiye yuko itarobanura ku butoni, nanjye ngomba kwigana imico yayo. Yego. Hanyuma rero bivuze yuko umuntu wese igihe cyose yashakira yasura Gabata? Kugusubiza icyo kibazo turi muri covid ndumva bitoroshye. Ubwo naba mpaye abantu uburenganzira bwo gusenga kandi nkabanisha umutekano wa leta. Rero ahubwo navuga ngo dukomeze dusenge, twinginge mu ibanga, hanyuma Imana izashyire ibintu ku murongo,
gusa nubwo turi muri covid ariko gabata ni mu ikaze na karibu ntabwo duheza. Kandi naravuze mbwiriza ndavuga ngo abantu bivuga ngo insengero zirafunze kuko insengero saya amazu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera, ngo kandi umwuka wera aba muri mwe. Bivuga ngo rero turi insengero ziri mobile, bivuga ngo nta rusengero rufunze kuko ahubwo haba hafunze ibitekerezo byacu. Kuko uje nsanga ubundi mukorera nk'uko Imana yambwiye, nk'uko n'ubundi nabikoraga na mbere covid itaraza. Gusa nkirinda kutambikira amategeko n'amabwiriza yo kuba hari ibihe turimo. Yego. Namwe reka tugushimire, mwakoze cyane kutwakira no kuduha ikiganiro. Imana ibahe umugisha. Mwakoze cyane. Pasiteri namwe tubashimire, mwakoze kutwakira no kuduha ikiganiro. Namwe Imana ibahe umugisha. Amen. Ariko nk'uko bisanzwe iteka rero ryose, ngira ngo Imana yabahamagara kugira ngo abo muzasaba umugisha bazawuhabwa. Ni nayo mpamvu twagira ngo musenge Imana, kandi kugira ngo dushimire Imana ibyabayeho kandi tunayiragize ibiri imbere, kugira ngo natwe nawe ubwo tugiye kugenda tujyane n'umugisha wo witeka uwo muza kuba mudusabiye. Yego. Murakoze. Data wa twese wo mu ijuru, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye kudukunda, tugushimiye ko wadukunze muri imbyaremye ngo ibisiza n'imisozi bitaratangira kuremwa, wari udufite mu bitekerezo byawe. Rero uri Imana idukunda kandi uri Imana yatugiriye icyizere, utugabiza umurimo wawe, ibyo turabigushimiye. Rero dusengeye aba bavandimwe bacu, dusengeye kamera, umukameramani, dusengeye uyu munyamakuru Damascene kugira ngo ubahe umugisha kandi ujye imirimo y'amaboko yabo. Kandi mwami, niba ajya guca ibumoso utahashaka cyangwa akajya guca iburyo utabishaka, ujye ubabwira ngo iyo siyo nzira. Ujye ubayobora muri byose. Kandi nkushimiye ko wongeye kumpuzana Damascene, nkasanga ataratambikiriye, nkasanga ataraguye mu nzira. Mwami, twongeye gushima guhura kwa na Damascene bibaye nk'ibya Mariya na Elizabeth mu rukiga. Barahoberanye, abana bikinagura mu nda, inda zironka kandi zitaravuka. Nanjye numvise nezerewe. Rero ubahe umugisha kandi ndakwinze kugira ngo mwami, iki kinyamakuru bakorera uzagiteza imbere kugira ngo tujye dushobora guhagarara duhamya ibyo wadukoreye. Urakoze rero, ndagushimiye. Icyubahiro no gukomera bikomeze kuba ibyawe mu izina rya Yesu. Amina. Inshuti zacu rero kandi inshuti za gusengerwa, twagira ngo twongere tubashimire kandi tubikuye ku mutima. Twari turi ku musozi Gabata Mountain Prayer, aho twari twasuye uyu muryango kandi batwakiriye. Turakurarikira rero gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu, turakurarikira gukomeza kubana natwe uko iminsi igenda yigirayo, tuzajya tugenda turushaho kubaho ibyiza kandi ibyiza byinshi. Twizera tudashidikanya yuko ubugingo bwanyu buzajya bugenda burushaho gukura uko bwije n'uko bukeye. Imana ibahe umugisha cyane, turabakunda. Bye, ibihe byiza.